Abantu benshi bakunda kwibaza ngo ese ni ukubera iki iyo ucanginze telefone mu mwanya muto cyane hashize iminota mike utangira kumva batiri itangiye gushyuha. Hari abatekereza ko hari ikibazo gihari, gusa ubundi ibi ni ibintu bisanzwe. Ubundi iyo ucanginze batiri amashanyarazi ajyamo imbere hanyuma akabikwa nka chemical energy, twabyita nk'imbaraga z'ubutabire. Muri iyi process rero ntabwo ari imbaraga zose z'amashanyarazi zibikwa nka chemical energy nk'uko twabivuze. Zimwe hari ziba ubushyuhe cyangwa tukaba twazita heat energy kubera icyo twakwita nka resistance ya batiri iberamo imbere. Kugira ngo ubyumve, tekereza uramutse ufashe intoki zawe ukazikubanyaho. Uko ugomeza uzikubanyaho cyane niko zitangira kugenda zishyuha. Rero na batiri ni uko nguko ikora. Uko amashanyarazi agomeza kugenda anyura mu rusinga cyangwa se ajya muri batiri kandi yikuba cyane, ubwo niko atangira kugenda akora ubushyuhe. Aha rero utangira kwisanga telefone yawe nayo itangiye gushyuha. Gusa iyo telefone yawe itangiye gushyuha birenze urugero, ibi ngibi biba bicyakiriye ibisanzwe. Hano kandi hari impamvu nyinshi zabitera. Impamvu ya mbere itera ibi ngibi ni icyo twita fast charging, cyangwa se kuba washarija nka batiri ku muvuduko mwinshi. Hari amasharijeri yohereza imbaraga nyinshi muri batiri mu gihe gitoya cyane. Hano uko imbaraga ziyongera cyane muri batiri ku muvuduko mwinshi ni nako ubushyuhe nabwo butangira kwiyongera. Gusa akenshi telefone iba yarakorewe ku buryo ushobora kuba yakemura kino kibazo. Ndetse kandi ikindi kintu kibitera ni ugukoresha telefone yawe inacaginze. Ibintu bijyanye no kureba video, gukina imikino cyangwa se kuba wakoresha kamera bituma processor cyangwa se ubwonko bwa telefone bukora cyane. Ngira ngo niba utazi processor wareba video twakoze irabigusobanurira neza, ikerekana kuba utazi telefone yawe ndetse ibintu byose biyirimo uzabimenya muri iyi video. Hanyuma rero ko twavuze yuko gukoresha bino ngibi tuvuze nko kureba video, gukina imikino ndetse no gukoresha kamera bituma processor ikora cyane. Ubwo rero muri iki gihe nabwo batiri ikaba icaginze, bituma iyi mirimo ibiri ituma telefone ishyuha cyane ku buryo birenze urugero. Uretse n'ibyo naho uri naho hagiramo uruhare. Nk'urugero uramutse ucangingiye nka telefone ahantu ku izuba cyangwa se mu modoka ishyushye cyane cyangwa se munsi y'umusego, bishobora kuba byatuma telefone yawe ishyuha cyane bitewe n'uko ubushyuhe ubura uko busohoka. Ubundi ubushyuhe bwakabaye bugera hanze bugahura n'ubukonje, byibura telefone igatangira gukonja. None mu gihe bugeze hanze ugusanga no hanze naho hashyushye, icyo gihe birangira telefone yawe ishyushye cyane kurushaho. Si n'ibyo gusa, kuko iyo telefone yawe itangiye gusaza itangira gutakaza efficiency yayo, bityo ikajya ikora ubushyuhe bwinshi cyane. Ubundi iyi ni nayo mpamvu nini ihambaye ituma telefone zishaje zikunda gushyuha cyane. None aha wakwibaza ngo rero ni ryari cyo kugira ngo wumve ko ugomba guhangayika? Ubundi kuba telefone yashyuha uri gucanginga ni ibintu bisanzwe, ahubwo iyo itangiye gushyuha birengeje urugero cyangwa se bagatangira kuguha ubutumwa bukubwira ko telefone yawe yashyushye birengeje urugero, cyangwa se igatangira kugenda yizimya, cyangwa se batiri yawe igatangira kugenda ibyimba, ubundi biba byiza iyo urekeye gukoresha iyi telefone. Ibi ngibi ni ibintu bisobanuye yuko sisitemu zo gucanginga cyangwa se batiri ubwayo ishobora kuba ifite ikibazo kandi gihambaye. Kugira ngo rero utume telefone yawe igomeza ikonje imeze neza, koresha batiri nshyashya ndetse na sharijeri nziza. Kandi biba byiza iyo urekeye gukoresha za application zisaba umuriro mwinshi mu gihe ucangize telefone. Kandi none biba byiza iyo ucangiye telefone ahantu hakonje cyane. Njye nari iFabrics wakoze kureba video yacu uyu munsi.